muraho cyane, muraho neza, muracyariho, mumeze neza, akazuba kabagezeho muri iyi minsi keza, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana yacu, Imana y'u Rwanda. Iyo tuvuze Imana y'u Rwanda burya tuba tuvuze Imana y'isi. Ntabwo ari ukwiyemera nk'abanyarwanda, biriya twavugaga, biriya twarazwe bitubwira ngo Imana y'u Rwanda ikarara i Rwanda, igataha i Rwanda. Ni kubera yuko buri kimwe cyose gitaha mu mutima, kandi u Rwanda ari rwo mutima w'isi. U Rwanda ari rwo mutima w'isi, ni uko ibipimo by'abazungu biterekanye neza icyo kintu, ariko iyo witegereje mu Rwanda niho umutima wa Afurika, bikaba ari nawo mutima w'isi. Bikaba ari umutima w'isi. So ntabwo kwari ukwiyemera kuvuga ngo abakurambere bacu kuvuga ngo Imana yirirwaga ahandi igataha i Rwanda. Niko bimeze. Bavugiraga mu migani, bavugira muri analogy, icyo abazungu bita analogy. Analogy ni nko kwita ikiyiko igitiyo, cyangwa igitiyo ikiyiko. Okay? Kwita ikintu wifashishije ikindi. Abazungu bakabyita figurative language. Figurative language. Iyo ugiye rero mu bucurabwenge nyarwanda usanga ko akenshi ubwenge bwinshi bwabikwaga mu rurimi rusa nk'aho ari imigani. Wajya kwitegereza ugasanga nk'ibitabo bya kera nka biriya bya Bibiliya nabyo byaranditswe muri urwo rurimi. Ni ukubera ko abanditsi babyo bajya gutahura buriya bwenge babanje guhura nyine n'abakurambere bacu, bahera ku ntangiriro ya Nile bakazamuka bakagera muri uriya mujyi w'Ubutara waje kwitwa Alexandria, abiga aho babaga, bafite nyine ubwo bumenyi, batanga ubumenyi bwabo muri ubwo buryo bakoresheje figurative language, bakoresheje icyo twita imigani yo kwita ikiyiko igitiyo cyangwa igitiyo ikiyiko. So ni ibintu birenze nk'iyo bavuga ngo Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda, byaga ari ibintu birebire cyane. Bivuze ko u Rwanda ari umutima w'isi. U Rwanda ariho Imana ikimanuka ku isi, ariho yabanje gukorera imitsindo yayo, imigenzo yayo, ikayikorera mu karere k'u Rwanda. U Rwanda mbere rwabanje kugabanywa nyine abana b'Imana. Abana b'Imana baje inshuro nyinshi ku isi, baza mu butatu. Ntituzi impamvu ubwira twereka ko bazaga mu butatu mu bihe bigiye bitandukanye. Ibihe bigiye bitandukanye. Ibyo bihe byabaga bifite ibyiciro by'imyaka, nibura mu myaka y'isi imyaka nk'ibihumbi 4. Nyuma y'imyaka ibihumbi 4 bakongera bakagaruka mu butatu. Nyuma y'imyaka ibihumbi 4 bakongera bakagaruka mu bundi butatu. Gutyo inshuro nyinshi. Inshuro ya nyuma yari baje hano mu myaka, ndakeka imyaka 2000 ishize. Nubwo hari ibimenyimenyi cyangwa ibisigisigi byerekana ko hashobora kuba hari ikintu cyabaye ku isi cyahinduye ibintu nko mu 1500 ejo bundi. Impamvu bivuga gutyo nuko hari ibintu by'ibisigisigi tureba ku isi, nk'ibintu byasizwe hariya mu Buhinde, byerekana ko hari ibikorwa by'abantu tutazi abari bo, kandi babikoze ejo bundi bitari kure cyane. Hari n'ikindi kintu cyenda kutwereka ko abazungu bishobora kuba ari n'abantu baje ejo bundi batarageze imyaka 1000 ku isi, kuko ibikorwa byabo mu myaka 200 gusa birerekana ko abantu batari hano. Ni ukuri ibikorwa by'abazungu mu myaka 200, tuvuge mu myaka 100 ishize gusa, umuvuduko wo bariho byo bagezeho birerekana ko iyo baza ko bari kumwe natwe imyaka 3000-4000 ku isi twicaranye hano, ntabwo iyi si bisa gutya. Kuko ibyabo na kamere yabo urabona ko ari abantu bavuduka, ari abantu bangiza ibintu vuba, abantu bari curious. Muri uko kuba curious byabo vuba cyane, bakihutisha ibintu, bakavumbura ibintu bishya, bakangiza bimwe. So byerekana ko mu myaka 100 gusa biyeretse, batwiyeretse guhera nyine muri bya bihe bya 1800 bakikaragira neza muri Afurika, ko ibintu bihindutse cyane cyane. Baza kuba bari hano imyaka 3000, iyi si bidasa gutya. So binyereka ko hari ukuntu abantu hari tiyore ya kabiri yenda kumbwira ko abantu twita abazungu baraje vuba ahangaha, hari igihe higeze kuba ikintu gihindura impinduro ya byose. Kuko hariya mu Buhinde mu myaka nka 700 cyangwa 800 nyuma, hari abantu bafite tekinoloji yo gukata amabuye neza, bakayakata bakayaconga neza, bakubaka etaje ziteye ubwoba bakoresheje amabuye gusa. Nta byuma byariho biterura amabuye, nta ordinateur iriho, nta makamyo ariho, nta tractors ziriho, ariko bagakora ibyo bintu ku buryo n'abantu mu Buhinde ubu uyu munsi babaje iki bintu babyubatse bati ntabwo babizi. Urumva n'ahaya muri Ethiopia ugasanga ikintu cy'ikibuye kirekire cya metero zirenga muri 400 gihagaze, ukibaza iki kintu bagihagaritse bate, bagikase bate. So binyereka ko bishaka kutwereka ko hari indi mpinduka igeze kubije ubundi, ari bijyanye n'imigani hariya i Bugande, bwo ko abacwezi bari bahari barazimira barabura, bitari byakore cyane nko mu 1500 gutyo cyangwa 1400 gutyo. Iyo theory ndacyari investigating, ndacyari ibyari byo, kuko hari abazungu hari abantu b'abazungu bakora ubushakashatsi muri icyo kintu, bavuga ko higeze kuba ikintu cyitwa mudslide catastrophe. Yerekana ko hari hariho ubwami bwitwaga ngo Tataria, bwari muri ibice by'Uburayi hose, mu Burusiya hose, hanyuma bukazimira bitewe n'icyo kintu cyabaye. Cyenda gusa nka wa mwuzure tujya dusoma muri Bibiliya, cyenda gusa nka cya kintu tujya tuvuga ngo iyo umubumbe wa Nyabiru uje mu kiragati cyacu cyegereye iri zuba n'isi, ibintu bihita bihinduka, hakabaho imperuka. Icyo kintu, hanyuma icyo kintu kimaze kuba, noneho abazungu bahita baboneka. Baje baturuka he? Baje bava hehe? Ese uyu mubumbe ukuntu uteye, haba hari ahandi hantu hirya yaho? Kuko abantu bafite ikintu cyitwa flat earth theory bashaka kwerekana ko hari ikindi kiragati kiri inyuma y'ahangaha dutuye, gishobora kuba gituwemo abantu b'uruhu rw'umweru nk'abari abazungu.
iyo theory nayo turacyayishakisha. Dufite open pages zireba hirya no hino, ntabwo twebwe tuguswe n'amategeko ya scholarship abazungu bashyize imbere muri misi. Iyo uyarenze gato bahita baguseka ngo uri umusazi cyangwa uri conspiracy theorist, kuko twebwe ntabwo dufite abirabura, ntabwo turagira iyo privilege yo kuba twagendera muri iyo boundary, kuko baradukingiranye cyane, baraduhumye cyane, bisaba ko tureba hirya no hino, turenga ibyo batubwira ngo dushishoze neza ibyari byo abarimu n'ibyo batwereka ibyari byo. Nk'ubu nyine mu buryo bwanjye maze kubona ko u Rwanda ariyo mbarutso ya byose. U Rwanda niyo mbarutso, niho Imana yaje ishinga ibya, ntabwo yaje muri Israel, yaje mu Rwanda. Yaje mu Rwanda niho hantu hambere. Mfate umwanya w'u Rwanda wose witonze neza, ushobora kuba uhambyemo amabanga y'Imana. Hashobora kuba harimo artifacts, harimo artifacts z'Imana yazanye igashingamo aho ngaho mu Rwanda, nk'ingoma ye cyangwa ibuye rifite energy fulani. Ibintu nk'ibyo birahari mu Rwanda, birahari kuko niho yabanje gukora ibyayo kera cyane, ikitegura kuvuga ati iyi si igiye kuba ubwami bwanjye. Ntabwo yashyikiye muri Iraq, ntabwo yashyikiye mu Bushinwa, ntabwo yashyikiye muri Amerika, ntabwo yashyikiye mu Bwongereza, ntabwo yashyikiye muri Egypt. Mbere yuko ivuga iti hariya Egypt hazabe icyicaro cy'abantu bose, hajya haganwa, hazabe umujyi, hazabe amakiliziya n'iki byose, yabanje kujya mu Rwanda iratekereza ku ntangiriro ya Nile. Icyo kintu barakibahumye, umuzungu w'akarage wose yahise abahumye icyo kintu, nicyo yabanje kwicira. Yahise abanza kwica icyo kintu, arabahumya, ararunguruka areba mu masura y'abantu, aravuga ati aba ni bene Mututsi, barimo arareba ati harimo na bene Gatwa, harimo na bene Kiru, barahari. Dukeneye sasa kugira ngo dushobore neza kwica ibintu neza, tubanze twice bene Mututsi, dushakisha uburyo twatsema bene Mututsi, tubanze tujye muri tiyore, tumuhanagure muri tiyore, tuinventing ikintu cyitwa Hamitic theory. Noneho muri system zacu za scholarship tuza debunking Hamitic theory, baburira umwo gutyo. Noneho eventually dutoze bariya bakayiro babatsembe, babadutsembere bashire. Baje baza amabanga yacu, baje baragiye mu bintu bya decipherment hariya muri Iraq, baratumenya neza, baramanuka baraduhiga, baratubona, noneho bashyiraho gahunda yo kuzaturangiza. Ariko iyo gahunda nta Imana yose zivuze ko nta n'umwe uzagerageza ngo abishobore. Byanaherewe kera, nta n'ubwo ari ibintu bishya, byaherewe kera cyane. Nko muri Bibiliya nyine amateka avuga ukuntu Abanyayisiraheli ibyo banyuzemo byose biriya ni bene Mututsi, ni bene Rurenge, ni bene Sabizeze, ni bene Mungwe babinyuzemo. Nuko ijambo nyine Jew barizanye nyine mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana atandatu bakarishyira muri literature y'ibi bintu, noneho abantu bakitirirwa iryo zina, noneho eventually rya zina rikaza guhabwa isura y'abantu b'uruhu rw'umweru batariho. Ariko ari amateka nubwo bicuramye muri Bibiliya, akubita ku mateka yatubayeho muri biriya bice, amateka twagiranye n'Imana. Aho byabereye barabiterura babishyira ahandi, ariko byinshi byaberaga mu biyaga bigari, ku misozi ya Muhabura, ku musozi wa n'uriya musozi wa Kilimanjaro, kuko ku ruhande rwaho witwa Meru, uravugwa cyane nko mu nyandiko zasizwe mu Buhinde. Umusozi wa Meru uravugwa cyane, nturiya kuko Abanyakimari misozi barayubahaga cyane, ari bafitiye akamaro, hari icyo yababwiraga kuri bo, hari icyo yababwiraga. Iyo uvuye kuri Meru gatoya cyane uhita ugera muri Serengeti, hari ibikorwa bimanuka, hari ibirenge by'abantu ba mbere, inyamaswa zose zibaho ku isi hariya ziri, byerekana ko muri make akarere yari Eden, yarinda yari umurima w'inda, urumva. So imisozi niyo bavuze ngo umwuzure kiba bitewe n'intambara zari hagati ya bene Rurenge na Mungwe, bijyanye no kutumvikana ku irema ry'abantu, nuko abantu bari batangiye kwifata. Hanyuma bamwe muri bene Mungwe bakateza umwuzure, none bateza umwuzure, Mungwe akavuga ati nongeye gutabara abantu. Uko byageze umusozi bavuga ko iryato ryahagazeho ntago wari Ararat, kuko urebye muri geography, muri topography, uri ntago ari umusozi, ni akantu kaga hill, n'akantu gato cyane. Ntago ari umusozi ukuntu bawusobanura, ntago ari kuriye, bishobora kuba iyo misozi yari nka Rwenzori, yari imisozi ya muntu. N'umusozi wa Rwenzori ubu mu matwi y'intareho uranditse, ariko ntabwo witwa kuri ukuntu abazungu bawubatije ngo witwa Mountains of the Moon. Ariko iryo jambo ryavuye mu kutamenya ukuntu udushusho twerekana iyo nteruro twasomaga. Utwo dushusho n'utubindi tubiri twari duhagarariye ijambo muntu. So imisozi yitwaga misozi ya muntu, nta nubwo byari bivuze uriya musozi gusa wa Rwenzori, byari bivuze imisozi iri ku biyaga bigari, harimo Muhabura, harimo na Karisimbi, harimo na Kilimanjaro, harimo na Meru, harimo na Mount Kirinyaga yo bita Kenya, harimo na Elgon. Iriya misozi kuri bo bajyaga iriyaho akanyaru kagarukira kuri Mediterane, baravugaga bati epfiri ukomoka mana mu misozi ya muntu, niko banditse mu matwi y'intare. Ntago hanyuma abazungu abongereza baje barasoma baravuga ati Mountains of the Moon. None abenshi mwe mwagiye muri ibyo bintu mugenera kuri literature zabo, hariya mwahabatije Mountains of the Moon, ariko ntabwo bimeze. Munaharira iryo jambo muri harira Mount Kilimanjaro, Mount Rwenzori. Ayo ni amakosa tugenda dutahura nk'abashakashatsi, nk'aba decipherists, nk'aba decoders. Twikoresha ubukorikori bwo kudecodinga, twifashisha ururimi no tukabivanga nyine n'ubwiru bwacu n'ubumenyi bwacu buvuye mu muco wacu, n'ibyo twigishijwe n'abasokuru bacu.
ibyo tuzi nyine ku Rwanda cyane cyane. Ubumenyi bw'u Rwanda burafasha cyane muri ibintu, ntabwo ubumenyi bwo muri Tanzania, muri Kenya, i Bugande bufasha cyane. I Bugande naho hari ibintu nabyo nyine by'ubwiru, ariko ibyabo biraburamo, ibyabo nitwe tubisobanura, nabo ntabwo bazi amateka yabo neza. Amateka yabo ashingiye mu byacu, mu byo mu Rwanda, kuko nitwe twari dufite uburenganzira mu karere kose abantu bavuga ikinyarwanda. Muri make abantu bafite amaraso ya Kazigaba, abantu bafite amaraso ya Kinyiginya, abantu bafite amaraso ya Rurenge na Mungwe, nibo babanje kugira uburenganzira mu karere. Abandi bose bari abiru, abiru ariko mu buryo bwa kabiri, kuko hari abiru mu buryo bwo kubika amabanga ya Nyabiru bafasha bene Rurenge, hanyuma hakabaho n'abiru nk'abantu mu maraso, aribo twita abahutu cyangwa ababantu, urumva, cyangwa ababantu. Abo bose mu maso ya bene Rurenge bitwaga abiru. Okay, icyo cyasigaye i Bugande. Noneho umuntu ukora research, ugenda uteranya puzzles, okay, ukahita ubona igisubizo. Urumva, hari ibyasigaye hari i Bugande, hari ibyasigaye muri Ankore, hari ibyasigaye i Bunyoro, okay, ugenda utoragurayo ugahuza n'ibyasigaye i Burundi, ugahuza n'ibyasigaye mu Gisaka hariya muri Tanzania ruguru, noneho ugahuza n'ibindi ugenda utarura, za Misiri, za Israeli, za Turkey, za Greece, cyane cyane ibyinshi byacu by'ubwiru byo biri muri Iraq, biriyereka gutya, birasamye, bisaba ngo ube uri decipherist uhita ubimenya. Sasa noneho reka duhite tujya kuri titre, nk'uko twari tuyitanze. Twari tuvuze tuti mbabarire gato, sinzi ko munanyumva twari tuvuze ubwiru kuri Kigali ya Kimari ya kabiri n'amateka y'ubwami bwa Nkori na Rubibo. Ubwiru kuri Kigali ya Kimari ya kabiri n'amateka y'ubwami bwa Nkori na Rubibo. Nkori yari umwami mu mujyi wa Kigali ya kabiri, na Rubibo nawe yari umwami mu mujyi wa Kigali ya kabiri. Kigali yatangiye nk'umurwa hariya muri Kimari ya kabiri Iraq, igeza aho ibu bwami ifata n'agace kitwaga Bugesera hariya muri Iraq. Uwo mujyi w'Ubugesera witwa abazungu bawusemuye nka Girisu. Umujyi wa Kigali bawusemuye nka Lagash. Nureba ku rukuta rwanjye mberetse ijambo Kigali mu dusumari. Udusumari abazungu batwita cuneiform, ariko ari inyandiko yazanywe n'abanyakimari, ku buryo iyi nyandiko, iyi discipline cyangwa systeme yo kwandika gutya bakoresha udusumari yo yavuye kuri Nyabiru, yatanze n'amatwi y'intare. Amatwi y'intare yo bayakoreye hano bitewe n'ibisimba bamaze kurema hano. Okay, ariko udusumari two niyo systeme bakoreshaga kuri Nyabiru. Urumva niyo systeme bakoreshaga kuri Nyabiru. Niyo witegereje ni nka abashinwa ba adopse kwandika bakoresheje utuntu tumeze nk'uduti, bivuze ko barebeye ku bantu bakera, ku bantu b'abanyakimari, ba developer inyandiko zabo kuriya. Niba bari Abahinde, niba bari abantu bo muri Sri Lanka, bari bose barebeye ku nyandiko zavuye kuri Nyabiru zari mu buryo bw'udusumari. Nubwo ari udusumari twasomwaga mu Kinyakimari. Ikinyakimari cyari ikiri cyabyaye Ikinyarwanda, ntabwo cyari gitandukanye cyane n'Ikinyarwanda ku Kinyarwanda kivugitse. Nk'umunyakimari aje akumva ukuntu Umunyarwanda avuga ubu, byasa nk'aho ari Umunyarwanda uzutse akumva ukuntu Umurundi avuga cyangwa Umunyamurenge avuga. So ntabwo bitandukanye cyane n'ukuntu cyavugwaga bakiri hano Abanyakimari. Urumva, turacyari ku murongo Ikinyarwanda, kandi Ikinyarwanda nyacyo mu Rwanda cyavugwaga ibwami. Ikinyarwanda nyacyo cyavugwaga ibwami, cyane cyane nk'ejo bundi cyavugwaga hariya mu i Nyanza, cyangwa Induga, cyavugwaga Induga, cyavugwaga i Kigali. I Kigali niho hari ihuriro rya byose. Okay, nk'iyo wabaye mu Rwanda kera uzi ko nyine warengaga unyura uzamutse ugiye nka ruguru mu bice bya Ruhengeri, cyahindukaga kumva harimo accent utazi cyangwa injyana mu ijwi rigiye ribangamyemo gato. Warenga gutyo bigakomeza gutyo ukarenga ukajya mu bice bya Kongo, kikahinduka, wagera mu bice bya Kabari Bugande kikaba Ikirera, kigenda kirunduka gutyo, kigenda kinabyara izindi ndimi bantu. So u Rwanda niwo mutima w'isi, niwo mutima w'abirabura, niho abantu bose bahereye, niho imico yose yahereye igenda ikwirakwira hirya no hino muri Afurika no hirya muri Aziya n'ahandi hose. So natanze post yerekana umwami wanasemuye nka Rutega, ariko mu by'ukuri izina rye rirerekana ngo Tega, yitwaga Tega, niko byanditse mu dusumari. Ariko abazungu bo barebaga utu dusumari mu buryo bashaka ko ijambo niba rivugika cyo mu Cyongereza. Urumva, noneho nize kubereka ukuntu nyine ta bahinduraga da, cyangwa da bakayihindura ta. Okay, so noneho aho kuvuga ngo Tega baravuga ngo okay, tubanze tuvanemo imvugisha. Okay, bavuze ngo Gudia. Noneho muri Gudia fataga na da ubishyire hariya, ziriya u i e uvanye mu bijugunye, kuko ntabwo aba Banyakimari bashyiragamo imvugisha, nazo bashyiragamo. Ubanza ubishyire hariya ubijugunye, noneho usigarane da na ga. Okay, noneho nurangiza uhite wibuka ko ta
wibuke ko ta yabaga ari da, ahandi ubundi hari ubwo da bahinduraga ta. Okay, nko muri izina matwi, bafashe ijambo matwi basemura ibintu byo muri Misiri, matwi y'intare, matwi baravuga ngo Matthew, bakora ijambo Matthew cyangwa Matayo. Okay, none baravuga ngo ijambo ry'Imana according to Matayo, ariko byari ijambo ry'Imana according to matwi y'intare. None bahimba ko habaye umuntu witwaga Matayo wakurikiranaga Yezu, yari umuntu ukurikirana Yezu yandika ibyo akoze byose, babaha ikintu bagikubita muri Bibiliya, mugendera kuri icyo cyari ikinyoma, ariko amatwi y'intare nyayo, ariko ibambasa, ariko mabuye ushobora kugenda nawe ukayireberaho ukamenya ibyo ari byo mu buryo buri original, buri primary source. Urumva, nta muntu witwa Matayo wigeze abaho. So ibyo mbizanye kubera nashaka kubereka ko muri iriya zina bavuze ngo Gudiya, umwami Gudiya wa Lagash, kandi yari umwami Tega wa Kigali ya kabiri. So bafata ta bahindura da, noneho ga isigara ari ga. Noneho bahera kuri ga basubira inyuma, bahimba izina ngo Gudiya, bahimba ijambo Gudiya, Gudiya. Okay, G-U-D-E-A, G-U-D-E-A. Niba ushaka kumukoraho research muri Google, uwo nawe wikorera ubushakashatsi bwawe uhereye ku byo ndimo kuvuga. Noneho njyewe ndeba neza mu dusumari nize kutwiga, njye mfite impano, nize kwiga udusumari bya bita ngo cuneiform, muzi kudusoma neza, ndi umwe mu Banyarwanda. Sinzi niba hari abandi Banyarwanda babizi, ariko nta numwe nari namenye ubizi, ariko njyewe narabyigiye bifite n'impamyabushobozi by'ubusemuzi bwabyo. Ndongera ndiga n'amatwi y'intare mu buryo bwa, nabanje kunyura mu buryo abantu bose banyuramo rusange bugendeye ku isemuro ry'abazungu, ariko eventually mbonekewe nshyirwa ku yindi ntera, ku rundi rwego rwo kureba bya bintu nk'umunyakimara actually. None usanga mbere gato n'ibyo nanize naribeshyaga, none usanga hari ubundi buryo bwerekana ibyo ari byo. Nsanga nabyo navuga ngo ni metuneta nyine ngendera ku bandi nabo ukuntu bavuga, nsanga nabyo ari amakosa. Nsanga ni amatwi y'intare, nsanga ni amatwi y'intare, menya n'impamvu yitwaga amatwi y'intare, menya intare icyo zari zo, menya impamvu uwazanye ayo matwi y'intare, icyo yagerageza kuvuga n'icyo yagerageza gukora na gahunda yari afite, byose ndabisobanukirwa. So uyu mwami ntabwo yitwaga Gudiya, ahubwo yitwaga Tega. Bivuze ko yari umwe mu batega ba mbere. Abatega bakomoka kwa Kadebe. Tuzi ko abatega ari abantu ba kera, bakomoka mu Basinga. Abasinga ni abakera cyane, Abasinga bakomoka kwa Munyiginya, Abasinga n'Abagesera n'Abatega n'abantu ba kera cyane cyane cyane. Abanyakimari bafite ayo maraso, bazanye ayo maraso, ni abantu batangije ubwami ku isi. Bakomoka muri Munyiginya, intangiriro ya byose nibo. Abatega ni nabo biru, havamo abiru cyane, urumva nibo babitsi b'amabanga akenshi. So uyu mwami witwa Tega yashobora kuba yiwe ari mu basekuruza bakomeye b'Abatega. Wibuke ko higeze no kuba ubwami bwa Gitega cyangwa Abanyagitega, hari mu gice cy'u Burundi, hari n'igice cy'Ubutega mu burasirazuba bw'u Rwanda kera. So Abatega ni abantu bari mu mizi y'ubwami bw'isi, urumva. So uyu mwami rero yitwaga Tega, akaba ari we muyobozi wa mbere w'umurwa wa Kigali, igihe Kigali yimurwaga, igihe Kimari ya kabiri yimukaga ivuye mu biyaga bigari, ivuye mu Rwanda n'u Burundi, okay, ikajyanwa hariya ku mugezi wa Ntege. Okay, umugezi wa Ntege hamwe n'umugezi w'Ubutare, ni iriya migezi abazungu bise Euphrates na Tigris. Aba bantu bakoreraga ibyabo hagati y'imigezi, kuri bo hari ibanga byasaga nkaho ari tujya mu bwiru buri ndani cyane, hasaga nkaho ari mu maguru y'umugore. Okay, ibintu byose bakoraga byajyanaga na fertilité no kubaha ikiremwa gore, Imana gore. Bo bavuga ko boherejwe n'Imana gore. Imana gore yitwaga Nyirazuba. Ibyo bakoraga byose hano ku isi bavuga ko bigomba kubahiriza Imana gore, Nyirazuba wabohereje. Urumva, nta kintu bakoraga badashinze ibintu byabo n'imigenzo yabo hagati y'imigezi. Urumva, hagati hagomba kuba hari imigezi ibiri ikoze uruziga cyangwa itanga umwanya hagati yo gukora ibintu. So rero nko mu Rwanda ho hari hahebuje, iyo harebye neza topography yaho, kareba geography yaho, n'imigezi itemba ukuntu yaho, ukuntu iteye n'ukuntu ihera aho ngaho mu Rwanda. Iyo urebye nka igice cya Lake Victoria, uri nko muri satellite image ya Lake Victoria, usanga haforomye nk'akantu bita abazungu bita yoni. Yoni ni igitsina gore, muri make usanga ari igitsina gore. Usanga ya ridge bita Great Rift Valley, umugongo wa Great Rift Valley mu burasirazuba n'umugongo wa Great Rift Valley mu burengerazuba, usanga agace k'u Rwanda na Lake Victoria n'imigezi yose bisa nkaho biva mu gitsina gore. Urumva, no bigasa nkaho isi aho ngaho ariho hagati mu maguru yayo. Murabyumva? Ariko abantu rero bo bari bafite mentalite yabo, bafite gahunda zabo zijyanye no kubaha igitsina gore muri ubwo buryo. Ntabwo bakoraga ibintu byabo, ntabwo bashinga civilization yabo batarebye ahantu hateye gutyo. Rero muri Iraq naho hari uburyo haforomye nk'igitsina gore hagati y'umugezi wa Ntege n'umugezi w'Ubutare, niko bawitaga, tugendeye ku matwi ku nyandiko z'udusumari. Okay, inyandiko z'udusumari nimwo habaje gukora civilization
ya mbere ya Kimari ya kabiri, hanyuma Kimari ya kabiri iza gusenyuka, haza kuza Gitega ya kabiri ijyanyweyo na Ruganzu wa mbere, umuhungu wa Ndahiro Bamara. Okay? Nabijeje ko bimwe na bimwe mvuga mbaha bizahura na resistance bitewe n'inyigisho mwari mwarahawe. Okay? Urutonde rw'abami bacu mu bitabo byinshi byakwirakwijwe rwerekana ko abo bantu nk'iyo mvuze Ndahiro Bamara mba nkabije cyane kuba yarabayeho muri ibyo bihe nshaka kwerekana, kandi ukuri ari ko abapadiri barafashe amazina yose ari mu mateka yacu y'abakurambere bakayakanda noneho bakayaha igihe cya vuba, bakavuga bati Gihanga n'ibikorwa bye byose biteye ubwoba n'iki byose yabayeho ejo bundi mu gihumbi n'ijana, kandi igihumbi n'ijana n'ejo bundi cyane ntabwo aricyo gihe ibimanuka byazaga ku isi. Igihumbi n'ijana n'ejo bundi cyane nibwo abarabu ba mbere bageraga hariya za Mombasa. Ibyo n'ejo bundi ntabwo aribwo umuntu nka Gihanga yakoraga ibyo batubwira yakoze bya Kimanuka, ntabwo aribwo basekuru ba Kimanuka ba Kigwa bazaga. Igihumbi n'ijana n'ejo bundi cyane, n'ejo bundi cyane twari twaranagarutse, twaravuye twari twaragarutse, twari tumaze hafi ibihumbi bibiri twagarutse mu Rwanda. Mu mwaka wa 700 imbere yuko bavuga ko Yezu yavutse nibwo twamanutse n'ingoma zacu hariya muri kariya gace kose bahokeje, hariya muri Siri bahokeje, za Israel barahokeje, za Syria barahokeje, turamanuka dukurikiye umugezi Nile turagenda tujya mu Gisaka. Okay, tujya mu Gisaka ariko twahereye i Bugande hariya za Mubende, ariko turakomeza turamanuka tujya mu Gisaka, turakomeza tugera i Kigali, turakomeza tujya za Masisi, turakomeza tujya i Burundi muri mu mwaka wa 700, urumva wa 700 mbere yuko bavuga ko Yezu yavutse, urumva. So barana umwaka 700 uze ugere mu mwaka 700 nyuma yuko bavuga ko Yezu yavutse, muri imyaka igihumbi twakubise imyaka igihumbi twagura u Rwanda, noneho komeza ugere ku mwaka igihumbi n'ijana ubwo bavuga ngo nibwo ingoma ya Gihanga yatangiye, tukaba tumaze imyaka hafi 1500. So Bagihanga n'abakera bo, Bagihanga n'abantu mu bihumbi 700 iyo ngiyo, n'abakera nta nubwo gahunda zabo zari ukwagura u Rwanda nkuko turuzi, bo bari mu bintu muri gahunda z'Imana, urumva. So mumenye ko ntimukizere ibyo abazungu bashize mu kuboko, mumenye ko bari abapadiri ba mbere baje mu Rwanda nyine bari begereye umwami Rudahigwa igihe nyine Kagame yari muri misiyo yo kugerageza gukusanya amateka, bashyizemo akaboko kabo na influence yabo, bimwe na bimwe dusoma ariko birimo akarimi kabo n'ivangavanga, urumva. Okay, mube suspicious. Okay, icyo mugomba kumenya, mumenye ko ari twe mbarutso ya civilization ku isi. Okay, ni twebwe twazanye civilization ku isi, tuyikwirakwiza ku isi, dusubira mu Rwanda. Ari nayo mpamvu hashize igihe kirekire hari campaign yo kuturimbura, ngo kuri kubure kuzimire kabisa. So uyu mwami rero yitwaga namwise Rutega, ariko izina udusumari twereka ko yitwaga Tega. Okay, abazungu bamusemuye ku izina rya Gudia, yari umuyobozi w'umurwa wa Kigali ya kabiri, yo abazungu basemuye nka Lagash ahantu buhazwi nka Iraq. Uyu mugabe Tega bishoboka ko yari umwe mu miryango y'abatega bo mu Basinga bo mu bihe bya mbere, cyangwa mu bihe by'impanuka bya mbere ku isi. Okay, nabwiye ko impanuka byazaga ku isi biziye mu butatu inshuro nyinshi. Okay, nk'ikimanuka cya mbere cyoherejwe na Anu, yari umuhungu wa Anu. Okay, icyo kimanuka cyitwaga Enlil, abazungu bagisemuye nka Enlil ariko yari Rurenge. Enlil, ijambo Enlil rihinduka rute Rurenge? Enlil rihinduka rute Rurenge? Reka tubijyemo. Enlil ahinduka ate Rurenge? Enlil, noneho fata jya muri Google y'iryo zina, shyiramo ENLIL, ndiyo ndakunda gukora spelling mu cyongereza, ENLIL, kamara spelling mu kinyarwanda na la I la, ntabwo ari la, na I la, niyo bazungu bita Enlil. Okay, noneho reka tubyaze izina Rurenge muri iryo zina. Okay, iyo basemuraga, kuko udusumari twereka ko atari Enlil yari Rurenge. Udusumari twereka ko abazungu bafashe nyine Rurenge barifata ahari na ga, bafashe na ga barayica bakomeza bandika ngo na. Okay, noneho hari ra babifata nka la, barongera bandika la ya kabiri, nta mvugisha zarimo mu dusumari tureka ko nta mvugisha zirimo. Okay, noneho banamo imvugisha yandi i ivanemo, dusigarane umubiri gusa cyangwa skeleton, dusigarane inkingi gusa. Okay, na la. Noneho komeza ufate ra, ushyireho na, ushyireho la, noneho fata za LL ebyiri uherutseyo na, noneho hindura LL ebyiri uzihindure ra ebyiri wongeraho na.
noneho ibuka ko ga rimwe na rimwe bahinduraga nka ha, noneho bakayihindura inyuguta idafite ijwi ha, rimwe na rimwe ha h, hari ubwo bahindura nkaho iri mute, ari indage, ari inyuguta y'ikiragi. Ha na ga hari ubwo babivangaga, nkuko nari nababwiye ngo ta, hari ubwo bahinduraga da, hari ubwo bafataga ga bakahindura ha, okay, noneho bakahindura ko ari ikiragi, rimwe na rimwe bakanayihanagura. Okay, so dusigaranye inyuguti eshatu gusa zerekana ngo ra na na, wibuka ko ga bayishe. So muri make ni rurenge, rurenge niwe enlil, nicyo cyari ikimanuka cya mbere cyoherejwe ku isi. Okay, mu dusumari rwo batwereka ko cyoherejwe na nyina nyirazuba. Uwo again abazungu basemuye nka abuzu, ndi bubereke ukuntu abuzu ari izina zuba cyangwa nyirazuba. Ni ukuri ko Imana ibintu n'ikinyarwanda cyuzuye, ahubwo ntumva kuri university butari bagomba gushyiraho ishami ryigisha assyriology, kuko niho amabanga yacu ari, ibintu biteye ubwoba byacu biri. Urumva ni ukuri, sinzi umuntu uri muri ushinzwe ibintu by'amashuri mu Rwanda yakabaye bihutira cyane bagashyira ishami rya assyriology. Assyriology biba bijyanye no kwiga ibintu bya Mesopotamia hariya, cyangwa ishami rya Near Eastern Studies rikabaho faculty yabyo, noneho hakabaho ibintu, hakabaho n'ishami ry'indimi linguistics. Ibyo bintu bibiri bishyirwe i Butare, kugira ngo tube trained, tugira abana bacu bari trained mu gusemura no kudikodinga amabanga ya kera, amabanga yihishe hariya yacu, y'abazungu batazi ko anabaho, bazi ko babiduhishe twacupiye tutazapfa tubimenya. Urumva so byose ni ikinyarwanda, byose buri jambo ryose uko baritanze mu cyongereza hari ukuntu uhita urigarura ukabigarura byose, amagasa agahita agaruka, agashinika ugahita aboneka, twabonye. So ururenge, enlil ni rurenge. So rurenge amateka y'u Rwanda, ubwiru bw'u Rwanda bushaka kutwereka ko yari se wa Mungwe, ariko kandi twebwe mu dusumari biratwereka ko rurenge yari mukuru wa Mungwe. So haracyari ibintu byinshi byo dushaka kugira ngo dusobanure neza, dusobanure bisa nk'ibisobanye. So ntituzi neza niba, kuko aya mateka ni kera cyane, ntituzi neza niba abiru nabo baribagiwe bagakomeza inkuru yenda gusa, bakaza gufata inkuru yerekana ko rurenge Mungwe yari umuhungu wa rurenge, bigasa nkaho bitumvikana neza, kuko kiriya kintu cy'Imana zavuye hanze ziza hano mu nyabutatu inshuro nyinshi zitandukanye, niyo yari formula yakomeje. Nk'iyo urebye Imana zo zerekwa muri Egypt, ni babandi, ni Munyiginya, ni Kazigaba, ni Rurenge, ni Nyampundu, mu buryo bwinshi n'amazina menshi. Urumva ni Osiris na Isis na Set ni Mututsi, muri Iraq ni Enlil, ni Enki ari we Mungwe, na Ninahasaga. Ntago ari Ninahasaga, ni Damkina. Ninahasaga nasanze ari izina risemwe ngo Nyirasenge, ariko bavuze ngo Ninahasaga, bavuga ngo ni izina yari afite Ninahasaga, ariko byari Nyirasenge, byabananiye gusemura neza. So muri Sumeria cyangwa Iraq batwereka ko nabwo imana zaho zaje ari nyabutatu, zaje mu buryo bw'inyabutatu, no mu Rwanda bikaza ari mu nyabutatu, no muri Misiri bikaza ari nyabutatu, kandi no mu Buhinde naho ni mu nyabutatu. So ibintu byagiye byiyereka nibura ahantu hane, guhera mu Rwanda ukagera muri Misiri ukagera muri Kimari. Ikindi kandi birerekana ko bimaze kuva mu Rwanda byahise bijya muri Iraq, noneho biza nyuma y'intambara, hari intambara zabayeho hagati ya bene Kimari, ya bene Rurenge na Mungwe. Haba kutumvikana kandi kwahereye mu Rwanda, kuko habaye ishyari hagati ya bene Rurenge ry'uko Mungwe yarazwe, hari ikintu yarazwe ingoma na nyina wabo, ngira ngo na nyina, okay, nyina yitwaga Nyirankende. Nyirankende, iyo witegereje Nyirankende usanga bijyanye nyine na nyina wa Gitekerezo, kuko Gitekerezo yiyerekaga mu ishusho y'inkende, mu ishusho y'inkende bita baboon, okay, uriya bita Thoth, bakerekana ko ari nawe wakoze ibikorwa byose bitegura ubwenge ku isi, amatwi y'intare yose ariwe wayanditse. Noneho umwanditsi bita Enoch ni Mungwe. Ni Mungwe. Again ibyo nabivumbuye nkoresheje bwa bukorikori bwo kureba ukuntu amazina bagiye bayatranscribinga, kuko bwa mbere umuzungu agerageza kwandika izina rya Mungwe mu kinyamahanga yamwise Engime. Yarebye mu dusumari asanga izina Mungwe byanditse ngo Mungwe, waravuga ngo Engime. Okay, reka se nkubibasobanurira nabyo ukuntu byagenze. Engime, noneho njyewe mfata iryo zina Engime mvanamo imvugisha. Okay, iyo ni formula nashaka muyige, mujye muri biki jambo hariya muri Sumeria muhite muvanamo imvugisha, musigaze inkingi gusa. Okay, noneho dufata iryo zina Engime. Iryo zina Engime ryanditse ngo, dukoreshe Kinyarwanda, ngo na ga i ma mu Cyongereza ni Engime. Okay, noneho ufata izina Engime uvuga ngo na, uvanamo imvugisha, usigaze na ga ma, noneho usigaza ishyiraho kuko hari impamvu yavuze ngo dufite na ga ma na noneho hita ubona ko hita wibuka ko abazungu
bafata nk'ijambo rimwe na rimwe babaga bafite na gahunda yo guhindura ibintu, barashobora kuba baramenye bati ibi bintu biro biratunga agatoki muri bariya bantu bo mu biyaga bigari, reka tubyice, reka tubyibe. Urumva, noneho tujye ducurika buri jambo duhure rero turicurike, urumva, tuvangavanga inyuguti. Bakoreshaga tactic iri anagrammic. Anagram ni ugufata ijambo ukaricurika ukarihinduriza, yenda inyuguti ya nyuma ukayishyira hagati, iya mbere ukayishyira inyuma, iya nyuma ukayishyira imbere, ugacurika iki jambo. Urumva, abari bazi ko yenda kivugitse gutya, abavutse nyuma gato bakaba bari ikindi kintu bakajyana n'icyo, urumva. So bakoreshaga ubwo buryo, babikoze akenshi intentionally, cyane cyane mu binyejana bya 15 bitegura ibintu byo gukora global conquest, bashaka gutegura ubukoloni, ari gahunda ya Vatican yo kwa Papa. Habayeho iyandukura ry'amateka, bashaka kuyandika mu isura ya nyamweru, no kuyasiba. Hari ibintu byinshi cyane byasibwe byahozeho, amabanga yahozeho yose, amabanga y'Imana kenshi yose yari ahari. Imana yarasize amabanga n'amabwiriza y'ukuntu ibintu bigomba kumera ku isi kugira ngo ibintu bihore bitunganye, ariko barayasibye, ayandi barayahisha. Vatican burya ifite library ikuzimu hasi y'umujyi wawo, ibitsemo ibitabo byose byahozeho, inyandiko zose zahozeho, n'andi mabanga menshi tutazi ayo ariyo, n'ibindi bintu tumaze kubona byahita bihindura ukuntu twizi n'ukuntu twibona. So narindi hagati yo kubasobanura ukuntu nyine Mungu yahinduwe andi mazina nka Enki, Michael, Noah, Enoch. Okay, hari utuvideo nize gukora mbyerekamo gato, ariko yenda ntimwabisobanukirwa. Sorry, reka nkomeze bizagera igihe mubyumve, ariko byerekana ko character ya Mungu ari character iri ngombwa cyane, iri ngombwa cyane ku Banyarwanda, no kumva ko yenda twajugunye amadini yabo, no tugatora ikintu cyenda gusa nk'idini yacu, cyangwa ikintu kituyobora muri ubwo buryo bujyanye n'inzira y'Imana n'ukuntu Imana yari yaratwifurije. So twafashe engime tuvanamo imvugisho, nsigara imvugisho imwe gusa ya cyangwa i, none usigaza inkingi na ga na ma. Okay, so mwibuka ko nyine abazungu bahindurizaga ijambo, inyuguti ya mbere ikahindurwa ya nyuma, none ufata ma. Okay, none ufate na ga na na, fata ma na na, none ufate ga. Okay, ma na ga, none ufata ya nyuguti twashigaje hari impamvu, nubwo nababwiye nti imvugisho mujye muzijugunya. Hari imvugisho zimwe na zimwe nka u na okay, na i rimwe na rimwe bitewe n'ijambo hari uguzisigamo, kuko i hari ubwo yabaga iri ya, hari ubwo yabaga iri ya, hari ubwo yabaga iri wa, iri wa. Okay, so nayisigaje iyo ngiyo, noneho ya tuhindure wa. Okay, ubu murumva ko nyine zibaye inkingi z'ijambo mungwe. Okay, engime baravuze ngo engime mungwe. Okay, noneho bakomeje kuri rya jambo bahimbye engime rya mbere. Abandi basemuzi bako abazungu bajyaga hariya mu byiciro byinshi cyane, n'ubu baracyajyayo. Icyo babaje guhimba imyaka nka 50 ishize, bakongera bakagira irindi sura, niko bahora. They are shape shifters, bakoresha mantra yo gukora nk'inzoka cyangwa reptiles. Okay, bo imikorere yabo n'ibingibi bya politike yabo bijyanye na liberalism, bijyana umwuka w'ikinyabuzima tubara nk'ibisimba byiyuburura, nk'inzoka, cyangwa abazungu bita reptiles. So bafite ikintu cyitwa reptilian spirit. Okay, ibyo bakora byose bari reptilian, bihora byiyuburura, bifata ikintu bikagishyiraho, noneho hashize igihe bikagira cya kintu bikagihindura, hashize nk'igihumbi kikaba cyarahindutse. So niyo spirit ibaranga bo, bashobora kwandika ijambo rigashyirwa hanze, noneho hashize imyaka 100 bakarihinduramo gato, bakajya barihimbira ikindi kintu, ugasanga ryarahindutse, n'icyo ryari rihagarariye ntabwo rikigihagarariye. Urumva, so rya jambo engime twabonye ukuntu ryavanga muri Mungwe. Noneho reka tubereke ko noneho bafashe engime, okay, noneho bahimbira irindi jambo rivuga ngo enki. Okay, noneho baragiye baravuga bati niba hari umuntu witwa engime, reka noneho dufate ya ga tuyihindure ka. Okay, noneho reka tuvanemo ya ma tuyice ya ma tuyisibe, hasigara izina enki. Noneho bashyiraho imana witwa enki. Uriko ko Mungu yahereye yitwa engime, noneho agira stage bamuhindura enki. Noneho barongera igihe bandikaga Bibiliya, bafata rya zina enki, baravuga bati okay, basanga inyandiko Mungu yari yaranditse, kuko Mungu yageze muri bice yandika ibintu bijyanye n'imperuka n'amabwiriza y'Imana n'amateka y'ukuntu ibintu byagenze bakigera hano, byose arabyandika. Mungu niwe wabyanditse. Okay, yandika ukuntu habaho kutumvikana hagati ye na bene Rurenge, n'ibindi bimanuka byavuye ku yindi mibumbe byaje hano kubarwanya ku isi, n'intambara zose ukuntu byagenze arabyandika. Okay, yabyanditse. Actually yafite umwanditsi witwaga, reka ndebe izina ry'uwo mwanditsi. Okay, abazungu bamusemuye mu izina Endumbusa, ariko nasanze we yitwa Ruzibintu. Uwo mwiru yitwaga Ruzibintu, umwiru wa Mungu yitwaga Ruzibintu. Niwe mwanditsi wa mbere, inyandiko z'udusumari zitwereka ko yabayeho. Yandikaga ku kantu gakoze mu ibuye, yandikaga ku kantu kameze nk'uko ubona tablets, izi tablets zigezweho za iPad. Tablet imeze nk'ikirahure, ariko yari ikoze mu ibuye abazungu ry'ubururu, bita lapis lazuli. Mungu yahamagaye Ruzibintu, ati Ruzibintu ngwino, amwibita mu nzu ye.
okay? Amwereka ku meza aravuga ati fata ikaramu, okay? Bandikishaga utuntu tumeze nka stylus cyangwa agati, bari bafite tekinoloji ngo yandika ibyo Mungu yamubwiye byose kuri iyo tablet, okay? Ikoze mu ibuye ry'abazungu bita lapis lazuli. Ntabwo nzi ukuntu iryo buye twaryita mu kinyarwanda kuko ntabwo riba mu Rwanda no muri Afurika ntabwo ribayo. Ayo mabuye uyasanga ahantu ngo bita Afghanistan. Ushobora gukora Google search ku ibuye ryitwa lapis lazuli, lapis lazuli. So ngo iyo tablet yenda kumera nk'uko ubona za tablet za iPad, urazi ibintu izi tekinoloji zose abazungu bereka ko bagezeho ntabwo ari ibyabo, ni ukuri ntabwo ari ibyabo, ni ibintu bagiye basemura mu bwenge bwa kera bw'abanyakimari, barongera barigana. Nta kintu na kimwe under the sun bari bakavumbura kuva bagera hano, ndakurahiye. Niyo byaba ari ibinyamakuru, ku kinyamakuru cyandikwa, niyo ari televiziyo, niyo ari cell phone, niyo yaba ari icyogajuru, niyo yaba ari indege, niyo yaba byose, cyangwa tekinoloji ya DNA, ibyo kumanipula biology, byose babivanye mu banyakimari. Urumva, bari aba scientists bazi ibi byose, bari bafite ibyogajuru, bari bafite ordinateri, byose nibo babizanye. Urumva, niyo byaba ari uburyo guverinoma yoruganije igisirikare, amategeko mu nteko ishinga amategeko, ukuntu yanditse, ibyo byose ni Muhabura wabihimbye, ni Muhabura wabizanye. Ibyo by'inteko ishinga amategeko ni Muhabura, ni umwami Muhabura, yabayeho mu bihe bya nyuma y'umwami Rutega cyangwa Tega. Urumva, urumva. Mungwe, umwanditsi wa Mungwe yitwaga Ruzibintu, umwiru wa mbere yitwaga Ruzibintu, yitwaga Ruzibintu. Abazungu bamusemuye nka Endumbusa, ariko bitewe nuko batazi ukuntu udusumari twavugaga iryo jambo. Urumva, amubwira amabanga yose. Ayo mabanga yo Ruzibintu yanditse niyo abazungu bafashe, bandika igitabo, bandika igitabo, baravuga igitabo ni icy'umuntu witwa Enoch wacyanditse, kandi yari Mungwe wacyandikishije. Izina Enoch ryavuye muri Mungwe, muri bwa nyine naberekaga. Kandebe Mungwe. So bafashe nyine, nabese ko haba ibyiciro byinshi. Haba icyiciro cya mbere ni ugufata izina Mungwe barihindura Engime. Icyiciro cya kabiri bafata Engime none babyaza izina Enki, bahita bamwita ikimanuka cyazanye na Rurenge, okay? Barongera bafata no cya kimanuka cyazanye na Rurenge Enki cyabyajwe muri Mungwe, bahimba noneho andi mazina mashya cyane y'abakaragiteri ari hasi ya cya kindi Mungwe yarahagarariye. Uwa mbere ni Enoch, okay? Bafashe Engime, bafata inkingi na yaga bahindura ka, okay? Yama bayivanaho kuko bari bahimbye nyine byabihinduye Enoch, okay? So bishyiramo imvugisha zabo, okay? So bafashe na ka bavangamo imvugisha e na o, bibanza kuba Enoch gusa, e na o k gusa. Noneho nyuma abongereza bandi bashya bya zina Enoch bahita bayandika yaka bahindura ca na ka, bakagenda rigira impinduka nyinshi cyane, okay? Okay? So ubwo iyo character ya Enoch ihita ibyazwa, okay? Noneho barongera bafata rya zina Enoch, bakora indi character bitewe n'ibikorwa bimwe na bimwe Mungu yagiye akora mu bihe by'intambara ye hagati na bene Rurenge bacanganyikanye, habaye imyuzure. Ariko icyateye imyuzure ubundi hari nubwo hamwe na hamwe twereka ko ari uko Nyabiru yari yagarutse, none Nyabiru ikarimbura buri muntu wese. Ikindi ari ubwo batwereka ko umwuzure wabaye kubera bimwe mu bimanuka byazana ngo bifashe ba Mungu hano, byigaragambije, bikivanga n'abantu bari baremwe, bagatangira gukora ibintu bibi cyane binyuranye n'amategeko y'Imana ku isi. Noneho Rurenge agateza umwuzure, no bakarimbuka. Ariko Mungu akumva ko hari ubundi buryo byagombaga gukorwa bitari ukurimbura abantu, agakora iryato, agashyiramo DNA. Ntago iryato yashyizemo ibisimba byose bibaho ku isi, ntago ari biko byari bimeze. Yari umuscientist, afata samples muri laboratory, nkuko ubona umuscientist afite samples muri laboratory, okay? Yafataga stem cells n'indi miti nyine ijyanye n'ibintu bimufasha guhimba, cyangwa imbuto z'ibintu bimwe na bimwe, ibisimba, DNA. N'ubwo abazungu barabikora, bafite banks zirimo samples za buri gisimba, barabikora mu rwego bagenda babyigana, bashaka kumva ko ibyabayeho bizongera bikabaho. Urumva, so ryari yatarihindura laboratory ibitse samples cyangwa imbuto z'ibinyabuzima ku isi, yumva ko umwuzure uzabyangiza. Urumva, niko byagenze. Hanyuma nyuma y'umwuzure arongera ajya muri laboratory, arima bya bintu byangiritse, arimo cyane ibisimba n'abantu. Urumva, ariko umuryango we wari wasigaye, umuryango we yari kumwe nawe, na bene Mungu bamwe na bamwe bari kumwe nawe kuri iryo ryato. Abandi kubera nyine bari bafite ubushobozi na tekinoloji yo kuba baba kuri uyu mubumbe, bakajya kuba bari yenda nko kuri Mars cyangwa ahandi hantu baragiye. Hanyuma nyuma yaho baragaruka. Urumva, baragaruka, ari nako ubwami bwa Misiri bwahise bushingwa nyuma y'icyo kintu cyabaye. Bwahise bushingwa ibintu byanje, intambara zabanje kubaho, bari hariya Iraq, mu bice bya Iraq. Hanyuma nyuma ya destruction yabayeho, noneho hashingwa ubwami hariya Misiri, harongera Iraq hashingwa ubwami bwa Gitega, ari Ruganzu bujyanyeyo, kuko Ruganzu yabwe mu murongo wa Mungwe, okay? Yabwe mu murongo wa Mungwe. Nigeze kubereka family tree ya Ruganzu. Ruganzu yari umuhungu wa Ndahiro Bamara. Ndahiro Bamara akaba yari umuhungu wa Mungwe wiyise izina Gahima. Amwe muri ayo mazina yagendaga atorwa several times. Habayeho Gahima wa kera,
Gahima kera mu bihe by'ibimanuka bya mbere ntihaza kubaho Gahima mu buzukuru cyangwa mu bana ba Mungwe. Urumva ariko udusumari turatwereka ko umwe mu bana ba Mungwe yitwaga Gahima. Hanyuma Gahima akabyara noneho imiryango yagiye ivamo bene Kimari bariho ubu ngubu muri iyi minsi, cyangwa bene Mungwe bariho muri iyi minsi, aribo imiryango y'Abatutsi, imiryango y'Abakushites, imiryango y'Abasomali, imiryango y'Abakananites, imiryango y'Abafulani, n'indi miryango yagiye ivamo Abarabu n'Abahinde. Urumva urumva. Mm. Mm. Ikindi cya gatatu cyo ngomba kwerura, ni ngombwa cyane kugira ngo tumenye amateka n'ukuntu ibintu byari bimeze, okay? Kugira ngo dusobanukirwe uko impamvu ibintu byagiye biba ukuntu bimeze. Hari abanyarwanda bashobora kuvuga bati ariko ibintu ukuntu bivuga hari ukuntu biheza bamwe mu banyarwanda. Birerekana ko imiryango yari imiryango y'Abatutsi gusa. No, ntabwo ariko bimeze. N'Abahutu n'Abatwa nabo bakomoka muri aba bantu, kuko mu kavido nize kwereka ejo bundi kerekanye ko umwe mu bimanuka bya mbere byazanye ubuzima ku isi yitwaga Nyirabatwa. Ariwe bita Nephthys. Ni umumanakazi yazanye nabo, Nephthys, Nyirabatwa. Okay? So byerekana ko Abatwa bahise bava kuri uwo muntu, bavuye muri izi gahunda z'Imana ku isi. Okay? Hari n'andi mazina tubona, okay? Hano mu dusumari avuga ngo hari ikimanuka cyitwaga Hutu. Okay? Hutu. Okay? Nubwo hari conflicting points zishaka kwerekana ko abantu tubana nk'Abahutu bararemwe nyuma ari uko abantu bamwe bavanywe ku bimanuka, bavanywe kuri Nyabiru, bigaragambije bakicwa, noneho Mungu akajya muri laboratwari akarema Umuhutu, akanamuremana DNA yo gukunda kuramya umwami. Kandi iki kintu witegereje situation turi muri Afurika, abantu rusange muri Afurika bafite DNA y'Ubuhutu. Hanyuma iyo DNA ukabona ko abazungu bayimanipura, iyo kamere bayimanipura, kubera ko uwari wararemewe kubaha Imana, kubaha abami nk'ishusho y'Imana, uhora unanirwa ugiriye weakness, umuzungu akaza akagushuka ukamuramya, akamanipura kaka weakness waremanywe nako kurema ba bami bari bashyizwe n'Imana, ukamukonfaringa nyine ya setting yawe yo kuramya umwami, noneho akaba dictator kuri wowe, akagukandamiza. So ni weakness dufite, kandi ibi ngubu nyine iryo raso ryarakwirakwiriye mu byabura hose ku isi, niyo mpamvu bakandamijwe n'umuntu uremye ukundi kuntu. Ntabwo umuzungu yaremanywe n'iyo DNA. Icyo kintu ugomba kukimenya. Ngira ngo nzabakorera video ishaka gusobanura kamere y'umuzungu uwo ari we. Nigeze kubyandikaho gatoya mvuga ko umuzungu yaremwe muri template ya Mututsi. Bafashe amaraso ya Mututsi barayamanipura bakora umuzungu, aza isura ari indi n'umusatsi n'amaso ari ayandi, ariko umubiri cya kintu cyubatse umubiri ari cya Mututsi. Okay? Ari cya Mututsi. Noneho ashyirwamo n'indi DNA y'ubuyoka, y'ubureptilian, ku buryo nta na rimwe umuntu uremye muri DNA ya Gihutu azapfa akandamije umuzungu. Ahubwo umuntu wahangana nawe, tuba turi benshi cyane ku isi, ari abantu bafite mu turaso twa bene Kimari, bene Rurenge, aribo banya Ethiopia, aribo banya Barabu bariya. Okay? Nubwo Barabu nyine bayobye nabo bakavanga, noneho twa turaso nayo mazu bariya ni ikindi kintu n'indi kurica iraho uko irenze mu gatoya. Niyo mpamvu bahora batinyana, barahangana. Urumva bafite kamere ihuza. Ariko twebwe nyine Abatutsi mu Rwanda cyangwa Abasomali cyangwa Abanya-Ethiopia, natwe ntabwo turemye gutyo, ntabwo turemye gukandamizwa. Niyo mpamvu twarananye nabo. Baje muri Ethiopia, Abanya-Ethiopia barabakubita basubizayo. Baza muri Abasomali barabakubita basubizayo. Niyo mpamvu system yabo itaryoheye Abasomali. Abasomali byabananiye kujya muri system yabo, muri system y'abazungu, kuko kamere yabo ntabwo ibemerera. Urumva? Niyo mpamvu Abahinde eventually birukanye Abongereza, Abahinde bepfo. So niyo mpamvu umuzungu yahuye n'umutwe muri ibice byo mu Buyapani no mu Bushinwa, akabakandamiza mu buryo bwo kubabeshya, akivanga na biraso, bakaba barahindutse noneho cya kindi umuzungu ari. Urumva? Ari ibintu murabyumva? Ibintu biri deep cyane, ibintu biri deep birenze ubwiru. Kandi bigomba kujya hanze muri iyi minsi, mugahumuka birengejeho, mukamenya impamvu mwakomeza gushukwa mukicana, mukamenya impamvu Afurika muri rusange ikandamije, mukamenya impamvu turi mu mwijima, nyine mukanareba amaherezo arayahe. Inyandiko ziratwereka, udusumari turatwereka ko amaherezo ibi byose bizarimbuka hagasubira. Ibyo birivuga ko hazagaruka ubwami bw'Imana, hazabanza kuba hirimbuka rya civilisation byaba ejo, byaba nyuma y'imyaka 2000, ariko rizaba. Habaho igihe bavanze karagiteri ya Mungwe na Rurenge, noneho bakora izina rirangiza nyuguta L. Okay? L. Kuko Rurenge eventually muri ibice bya Israel yaje kwitwa Elohim. Okay? Elohim. Ariko Mungwe aza kwitwa Yahweh byavuye again muri rya zina Mungwe ryagiye rigira metamorphosis. Nabyo nabibereka ukuntu
Mungwe yabaye yawe, kuko hamwe na hamwe igihe yabwiraga ruzi ibintu ngo amwandikire yiyise Mungwe iya na icyo kintu sinzi iyo kivanye, cyari ikintu kiva mu bwiru bwe. Yakoreshaga iryo zina cyangwa iya. Okay? Noneho abasemuzi babona iyo iya, babona na ngwe barabivanga baravuga ngo ni yawe. Okay? Ikindi cya kabiri, Mungwe yakoreshaga inyamaswa y'ubugwe, ni nayo mpamvu yitwaga Mungwe. Okay? Inyamaswa ye totemuye yari ingwe, yari ingwe. Okay? Ubundi bene Rurenge bamwe na bamwe bakoreshaga intare. Okay? Baziye mu isura y'intare, igisimba cy'intare n'ibindi binyoni, ariko mu bintu bijyanye n'ubwami ku isi baziye mu isura y'intare, bita abana b'intare. Cyane cyane hamaze gushingwa icyemezo cyo gushinga ubwami Misiri nyuma y'umwuzure, habayeho inama mu ijuru ivuga iti iriya si ngubu ubwami bwa Nyabiru ni bujye ku isi, bugira icyicaro ku mugezi w'Akanyaru, aho uhera naho ugarukira, aho ugarukira hashingwe ishusho rireba iburasirazuba, ishusho ry'intare, igishusho cy'intare, hanyuma kirange ubuganza cyangwa kuganza kw'amaraso y'abana b'intare, bitwe abana b'intare y'ubutayu. Okay? Abana b'intare y'ubutayu, ariho abazungu baje bagasumbya ibintu bakavuga ati children of the lion of Judah. Rya jambo tayu rirabananira, bumva ko habaye umuntu witwa Yuda. Nyine nk'uko bafataga ijambo bagahera aho ritangirira bagasubira bagahera aho rirangirira bagasubira aho ritangirira, bahimba ijambo Yuda. Njye nasanze aya mazina yose yitwa ngo ni ibisekuru bya Yezu yose ari amahimbano. Ba Aburahamu ntababayeho. Aburahamu ashingiye muri karagiteri ya Mungwe, nabyo nabibereka. Akanashingira mu zindi mana bariya bongereza bagiye bahura nazo za India. Ni anagram, navuga ko iyo hindi ijambo ukaricuragurika rigacurama bikora ikintu cyitwa anagram. So Abraham again rikongera rikaba ijambo ry'Imana yitwa Brahma mu Buhinde, iyo ryanditse neza ukaricuranura neza usanga ari Abraham. So ni ibintu bagiye bahimba, nabo bari desperate cyane gushaka kwereka abantu bazaza nyuma ko abazungu nabo ari abantu kandi ari abacengezi. Ni abacengezi, bari mu mibiri y'imyuka y'ubucengezi hano ku isi, ntabwo bari muri gahunda y'Imana hano. Bari mu isura ya muntu ariko idasa nka muntu nyawe, kuko umuntu arirabura asa nk'umunyafurika. Noneho ariko uwo mubiri ukaba urimo umwuka w'umucengezi, w'ikintu cy'igicengezi cyaje hano mu bantu. So bari desperate guhimba ko nabo bakomoka kuri uwo murage wa Rurenge, Okay? So Mungwe ni umuntu mugomba kumenya. Ikindi cya kabiri, Abanyakimari barimutse bajya Iraq bafite gahunda nshya, kuko babanje kutumvikana mu gace k'u Rwanda. Babanje kutumva, habayeho baje babyaye bagabanya imisozi, bahera mu majyaruguru ya Tanzania, baragenda mu bice bya Uganda na Nkore no mu bice bya Kenya, baraza bagera mu Rwanda n'u Burundi, ariko cyane cyane mu Rwanda n'u Burundi na Kongo y'Uburasirazuba, aho bahageze hatagatifu. Hanyuma Mungwe aza kutumvikana na bamwe muri bene se. Okay? Nubwo tugende ku mateka y'u Rwanda, kuko amateka y'u Rwanda yerekana ko Mungwe ari umuhungu wa Rurenge, ariko udusumari twereka ko Mungwe yari murumuna wa Rurenge, Rurenge Tarisi. Rurenge akaba hari ikuntu cyangwa bene Rurenge baragize ishyari barigiriye bene Mungwe ko umurage w'Imana wagiye mu murongo wa Mungwe. Okay? Noneho habaho amakimbirane, aho kutumvikana mu bintu byo gukomeza gahunda y'Imana kugira ngo bashinge ubwami busakare mu Rwanda. Biriya byose tubona muri Misiri na Iraq byagomba kuba mu Rwanda, ariya mapiramide yose agomba kubaka mu Rwanda, ariko hamaze kubaho iyo misunderstanding hagati ya bene Rurenge na bene Mungwe, habaho kwimuka. Habaho kwimuka. Bene Kagesera bose bagiriye za Iraq, kuko bene Kagesera bubatse ubwami bwitwa Girsu, bwitwa Bugesera, ariko abazungu bwita Girsu. Ushobora gushyira muri Google ijambo Girsu, GIRSU, ukabona ko hari ubwami bwitwa Girsu buyobowe na Mugesera, umuntu witwaga Mugesera, yenda yari umwuzukuruza wa Kagesera. Kuko tugiye mu mana za mbere zaje mu Rwanda, tubona ko hari umuntu witwaga Kagesera. Okay? Kagesera akaba yari umuhungu wa Kazigaba. Okay? So mwene Kagesera cyangwa umwuzukuruza wa Kagesera, ibihe byo kwimuka kujya Iraq, yaragiye ashinga ubwami ahantu hepfo y'i Kigali. nk'uko ubona orientation z'imyanya mu Rwanda iteye, na hariya muri Iraq babiteguye. Okay? Ukuntu Ubugesera busa nkaho buri mu majyepfo gato y'i Kigali, na hariya muri Iraq nabo bamenyesha ko buri hepfo gato y'i Kigali. Uwo mujyi w'Ubugesera muri Iraq witwa Girsu, uri mu majyepfo ibumoso gato y'i Kigali. Noneho wamanuka ukajya mu mujyi witwaga Ibukuru,
uwo abazungu basemuye nka uruku ariko witwaga ibukuru uri mu mujyi w'ibukuru. By the way, abami bo muri icyo gice cyane cyane abami b'i Kigali buriya naberetse bita Tega bari bazwi nk'abakuru, bitwaga abakuru, ariko iryo jambo abazungu barifata nka lugar, ubundi bakarita abukuru, ibimanuka byo kenshi byitwaga abakuru. So mu kinyakimari cyangwa muri Sumerian, muri conventional Sumerian language, tuvuge ugiye nko muri opus y'ama university nka UCLA cyangwa Oxford, ku bintu bijyanye na Sumerian language usanga ayo majambo arimo nka abukuru, ariko byari bivuze abakuru, bazaga bita abakuru. So nabanje kubereka ko iriya migi ya hariya uvuze ati city states of ancient Sumeria ukabishyira muri Google bahita bakwereka map y'imigi yo wumva ko yari ancient Sumeria, ubu ngubu hitwa Iraq cyangwa Mesopotamia. Yize kuyibasomera, wo hagati hafi yaho umugezi wa Ntege n'umugezi w'Ubutare uhera ku mazi, yenda twakwita Indian Ocean muri biriya bice cyangwa Gulf of Eden muri biriya bice, aho nyine imigezi ivoma isa nkaho cyangwa imena cyangwa ivoma, hari imigi nibura nk'itatu ya mbere. Uwo hasi witwa abazungu babita Eridu, undi babita Uru. Tujyanye nyine kwibatiza ry'abazungu baravuga Eridu, undi babita Uru, undi bakayita Lhasa like Larsa, undi bakayita Kutalu, undi bakayita Uruk Uruk, undi bakayita Badtibira, undi bakayita Uma, undi bakayita Jirisu, undi bakayita Lagash, undi bakayita Urukag, undi bakayita Nina, undi bakayita Adab, undi bakayita Kisula, undi bakayita Shurpak, undi bakayita Isin, undi bakayita Nipur, undi bakayita Mirad, undi bakayita Larak, undi bakayita Der, undi bakayita Tutub, undi bakayita Eshununa, undi bakayita Spar, undi bakayita Babylon, undi bakayita Birbat, undi bakayita Marad, undi bakayita Akkad. So urumva ayo mazina ukuntu abatije, nta umuntu uzi icyarabu cy'ubungubu ikirimi kivugwa hariya ntaho bihuriye n'urwo rurimi. Urumva ari ibintu by'amagambo atabaho mu buzima n'imitekerereze y'abantu bahari ubungubu hariya. Ahubwo baranayahinduye, abantu bahariya muri Iraq ntabwo bakita aha hantu, hari za Baghdad, hari za Fallujah, barayahinduye yose ubungubu hose habonye andi mazina y'icyarabu. Ariko tugende nyine mu bunyeshuri bw'igisumeriya, abantu bari muri discipline y'ubwo bunyeshuri bashushanya iyo map bagashyiraho ayo mazina muri ubwo buryo bitewe n'uko basomye udusumari. Sasa nkanjye umwiru hano mu Rwanda wahawe ubushobozi nanjye bwo kwiga discipline ya Assyriology, njyayo na independent mind na curiosity na research mind nk'umushakashatsi, nk'umu explorer, nk'umupinzi w'abazungu, ukumva ko kwibaza ngo ariko abazungu baba baratubeshye, nkareba aya mazina ni nyabaki, ninde wayanditse, ese uyu muntu wayanditse yarazi Igiswahili, yarazi Ikinyarwanda, yarazi indimi z'Abanyafurika, yarazi indimi zavugwaga ngaha kera? Oya, ntabyo yarazi, yari umwongereza. Ese uyu muntu wanditse ibintu mujyanye mu Rwanda nkamubwira nti soma igitabo cy'Ikinyarwanda ubinsomere, just usome tu nkuko ubyumva, amajambo ya pronouncing gute? Usanga abazungu nabo bari ignorant kuri ibi bintu. Noneho maze kumenya neza ukuntu udusumari twasomwaga n'ukuntu twandikwaga n'amategeko yaturangaga, usanga twa dusumari zari inyandiko zacu, zari inyandiko z'Abanyakimari, niko Ikinyarwanda cyandikwaga, niko Ikinyakimari cyandikwaga. Noneho usanga twongera dusoma ya migi mu Kinyarwanda nyacyo nk'uko ibimanuka byari byarabiteguye. Usanga wa mujyi wa mbere hasi witwaga Eridu ari Iteru. Bitwereka ko mu matwi ntari biratwereka ko hari ahantu mu bice byacu byaga bigari hitwaga Iteru, higeze no kwitirirwa izina Iteru nk'ubwami. Kuko ari ukuntu byerekana ko habaye ubwami bw'Iteru, haba ubwami bwa Gitara, haba ubwami bwa Gitega. So uwo mujyi witwa Iteru. Noneho twazamuka gato hari undi mujyi witwa Uru, ariko njyewe nsanga uwo mujyi witwa Ibwiru. Nuko inyuguta ibwi ari prefix, ari ni tool ikujyana kuri article cyangwa kuri noun cyangwa ku kintu cyangwa ku gikorwa. Ibwiru ni directional utterance, ariko umwuka nyawo, ikintu nyacyo ni iru. Nitwe abantu bari abanyabiru, so bari bafite umujyi witwa Ibwiru ariwo Uru. Noneho tuzamuka turebe umugezi w'Ubutare, hari undi mujyi bita Lhasa, wanditse ngo Larsa. Uwo mujyi twasanze witwa Buriza. Ubwiru bw'u Rwanda, uburiza muzi ibyabwo. Ubwiru bw'ibimanuka bya mbere, ubwiru bw'ibihe bya Kazigaba na Rurenge na bene Kazigaba na Kabeja na ba Kagesera na ba Nyirabasinga kera cyane. Ibyo bihe ayo mazina muzi ibyayo, hitwaga Iburiza. Noneho wava Iburiza ukazamuka hari undi mujyi nawo babatijeho ku mugezi w'Ubutare witwa Uruku. Abazungu bafise Uruku, basomye udusumari bo baravuga bati Uruku, ariko wari Ibukuru. Hari Ibwiru, hari Ibukuru, hari Iburiza. Noneho
hari undi rero mu hejuru yawo witwa Kutalu ariko wari gitara biratwereka ko yari ka yari ga yari ta ta icyo bise la ari ra yari gitara urumva. Noneho hari undi mujyi bita Uma ariko twasanze ari mwima kuko rimwe na rimwe ma yari wa okay. So hari bafataga wa bakahindura ma ebyiri urumva bakora ijambo Uma. Noneho wava imwima ukagera mu Bugesera aho umujyi bise Girisu ukagera mu Bugesera mu mwanya wa Girisu yari Gesera twasanze muri uwo mujyi n'umwami wari uhari nyine wahashinze yari yitwaga Mugesera yitwaga Mugesera bo bamwise kandi mu Bugesera bamwise nta mbona ko ndaza kumubereka ndaza kumubabwira yaso tugeze kuri Bugesera none wava Bugesera ukazamuka gato ukagera ukagera i Kigali. Kigali witegereje nyine geography hariya muri Mesopotamia usanga nayo iri mu ntimatima ahantu hagati kuko bakimuka ako gace niko babanje gukonsentramo cyane batarazamuka ngo bajye ruguru ahita haje kwitwa kandebe haje kwitwa igabiro ariko bo abazungu bahise Sipara ariko ni igabiro okay ni Rumbogo noneho ukagera na Gitega hari undi mu gihugu cyane uzamuka no ushaka kujya za Syria bise waje kwitwa Gitega ariko waje nyuma ari uko Ruganzu yimukiyeyo. So Abagesera babanje kwimuka bashinga hariya muri bya bice byo hasi okay bene rurenge bashinga ibice birasa nka bene rurenge na bene munga bagiye bakora competition zo gushinga ubwami baranarwana batari no kurwana bamwe bahirika abandi bakoraga ari intambara sinzi impamvu hari ikintu cy'ishyari mu bijyanye n'ingoma ni ibintu byavuye ku Mana ni ibintu bya kera cyane. Bene Imana barahoraga barwanira ingoma sinzi iki kintu no mu mateka ya Nyabiru kuko Mungwe abwira ruzi ibintu ngo amwandikire ibyo ashaka kuvuga yahereye ku mateka kuri Nyabiru nabyo tunzakora video mbijyemo ahera ku mateka kuri Nyabiru ukuntu ibintu byagenze higeze kuba intambara ziteye ubwoba habaho kutumvikana bamwe muri bo mu Mana baricana abandi barirukanwa bajya kuba kuri Mars ibintu biracika intambara zaho yarazisobanuye zose azisigira ruzi ibintu arabyandika birahari biri kunjyo biri muri British Museum barabifite intambara z'Imana intambara zijyanye no gushaka gushinga ubwami mu cyeragate cy'inzira y'amata hirya no hino zinasobanura ibibazo by'ukuntu abazungu baremwe n'ibibazo turimo ubu ngubu ibibazo turimo aho bikomoka bifite imizi muri ibyo bintu ntabwo ari ibintu abantu bihimbiye cyangwa kamere y'abantu ni ibintu bishingiye mu ntambara hagati y'ibimanuka kuba duhanganye n'abazungu ni intambara turacyarwana intambara nabo kandi iyo ntambara inyura muri DNA inyura muri kamere inyura muri manipulation ya DNA na energy na spirituality. Ibintu by'amadini ni intwaro kuba barazanye amadini bakayabakubita ni intwaro ni weapon y'umwanzi kugira ngo gukandamize no kwangiza no ubure cyangwa ube slave mu buryo abishaka no eventually ubeho ni biri deep cyane. So ndumva mvuze cyane reka ngarukira aho ngaho ntabwo ushaka ko video irenga uburebure no bikaza kwanga kuba rendered niyo bibaye n'amasaha 2 nta kibazo utaha tuzakomeza mbagire muri ibi bintu nubwo nari nashatse kugira ngo mbasobanurire amateka ya Kigali hariya muri Iraq nabetse n'ijambo nyine Kigali ukuntu ryandikwaga reba ku rukuta rwanjye ribona ukuntu ryandikwaga mu dusumari n'ukuntu ryaje kuba lagash ariko bagorozeye imvugisha Kigali n'ukuntu umurwa wa Kigali wakomeje kuba umurwa uhuza indi misozi yayoborwaga na bene Munga na Kagesera kandi ibyo bintu byarakorwaga mu Rwanda ari nako iyo twumvise abiru nabisobanura ko icyo gikorwa cyaje kubyaza nyine kutumvikana hagati ya bene Imana mu Rwanda hakabaho kwivumbura n'intambara zatumye habaho kwimuka kujya gushinga ubwami hirya no hino ku isi kuko Mungwe yagiriye ishyari muri ubwo buryo kuko yashaka kugira ngo ahabwe icyubahiro yuko ari we wafashe umurage w'Imana ku isi. Noneho mbereka n'ikirangantego kirimo inka kirimo intare ifashe izindi ntare ebyiri hasi intare ifite amababa ibi byose byari analogy byerekana ubwami bw'Imana bwazanywe ku isi byerekana imigezi igenda itanga ubugingo hasi noneho nerekana ko nshaka kuganira ku bwiru kuri Kigali ya Kimari ya kabiri n'amateka y'ubwami bwa Nkori na Rubibo. Nkori na Rubibo bari abami b'imigi hariya ndebe Rubibo we yari we Rubibo yari umwe mu bami bitaga Urubaba abazungu bamwise Urubaba ariko yitwaga Rubibo undi yitwaga Urunashe abazungu bamwise Urunashe ariko yitwaga Nkori abo bami nka Urunashe bavuga ko yari umwami w'Ikigali barerekana ko yari mu bihe unshyize muri Google mbona Urunashe ni URNANSHE no hari Wikipedia bahita bakareka ko yitwaga Urunashe ariko izina nyaryo yari Nkori niko yitwaga baranamwerekana ishusho y'ikibumbe wibuka ko ibishusho by'ikibumbe
abazungu baje bagatoragura utuntu twitwaga cylinder seals, ni nk'akantu kameze nko kubona inkongoro ariko ishushanyijeho, noneho bafata iyo nkongoro ukayikaragira ku kintu cy'ibumba gishashe neza, noneho uhita ubona ishusho. Sasa kubera iryo bumba nyine riri mu irangi ry'umweru abazungu bateguye ejo bundi, birerekana ko urunashe asa nk'umuzungu, ariko ntabwo ari byo. Iyi shusho tubona kuri Wikipedia ni ikintu gishya cyaremwe ejo bundi, ariko gikopye icyo abanyakimari bari barasize ku kintu cyitwa cylinder seal. Okay, urabona ko uwo nguwo Nkori cyangwa urunashe, umwami wa Kigali, kuko Kigali yaje kuba ubwami, byarenze kuba umujyi w'ubwami, kuko birerekana ko Kigali, Ubugesera bwari muri Kigali hariya muri Kimari ya kabiri, cyangwa haje kwitwa Iraq. So urabona ko yasaga umutwe we yuze abatutsi bakera bo mu bihe bya, iyo witegereje abatutsi bakera bo mu bihe bya Yuhi, okay, cyangwa ubwami bwa Mutara bugitangira, abatutsi bariho babasaza ukuntu babaga bafite ikintu cy'izuru kirekire ukuntu, ukabona ku isura ye asa nk'uyu muntu tubona, ntabwo abatutsi bakibaho. Ariko iyo witegerezaga abo bantu nk'ubu njyewe amashusho ya basogokuru banjye, iyo mbitegereje usanga kabisa basa n'aba bantu, ukabona barasa neza, ukabona ikizuru ukuntu giteye. Wowe shyira urunashe muri Google, ujye kuri Wikipedia ubone iryo foto ririho, berekana King of Lagash urunashe, hari ukuntu asa nk'ukenyeye ikintu gimeze nka skirt iboshye mu birere, ukuntu yicaye ku ntebe afite igikombe ukuntu, noneho witegereza izuru rye n'amaso n'agahanga. Noneho ubu abatutsi ni ukuvuga abatutsi bahozeho babasaza ukuntu mu bihe bya Yuhi, ubonaga ko basa n'aba bantu, basa n'aba bantu. Rero kubera nyine abantu bo muri iyi minsi nyine batazi amateka neza y'ukuntu ibintu byari bimeze mbere mu myaka 50 ishize, bahita bumva ko abantu ari abazungu, kuko mu isura y'abazungu ujya kubona ukabona umuntu ko nabwiye ko abazungu template yabo yari bafashe umututsi bari mu muzungu, bakoresheje template y'umututsi, ntabwo bafashe template y'umuhutu cyangwa umutwa, bafashe template y'umututsi bari mu muzungu nyawe, bari abazungu muri Sweden bakomoka muri template yari umututsi, babashyiramo DNA y'ibindi biremwa tutazi byari byo bifite spirit yo kumera nk'iy'ubuyoka cyangwa reptiles. Okay, barongera bafata template y'umutwa muri South America, none umutwa muri Botswana bari barakwirakwiriye hariya muri bice bita Mongolia, noneho bafata ya maraso y'ikiremwa bazungu yambuto bayivanga na wa mutwa, harimo havamo abashinwa n'abayapani n'abakore. Ni ibintu byoroshye cyane, urumva, ntabwo ari ibintu bya miracle, urumva, ni biology, urumva. Iyo baba batubeshya ngo twavuye mu nkende n'iki, baba bashaka kujijisha, kandi bakabishyiramo ifaranga, bakabishyiraho n'itegeko mu bintu n'ibyemerwa bijyanye n'amategeko biriya noya, nyine niya gahunda yabo y'ubwihishwa yo gushaka guhisha ukuntu gahunda y'Imana yari imeze n'ukuntu Imana ishobora kuzagaruka ikabigenza, bashaka kugira ngo nigaruka isange twese twarayobye turimukane nabo, urumva. Birananditse muri Bibiliya ko shitani izabeshya benshi ikarimukana nabo, urumva. So iyo utegereje amashusho y'aba bantu b'abami ba kera muri Mesopotamia, kera cyane, ariko kuko hari ugorinze Mesopotamia hagenda haza amashusho y'abantu bitewe n'ibyiciro n'ibihe, kuko ibihe bya nyuma by'ibihe bita Assyria none usanga herekana ibimanuka byaremye abazungu bisa n'abazungu. Ibyo bimanuka bitandukanye n'ibimanuka byacu byabanje gushinga ubwami hariya bwitwaga Kimari. Okay, ibyacu biri mu bihe byitwa Ur-1, Ubaid, Ur-1, Ur-2, Ur-3, okay, Pre-flood, abo bose ni abanyakimari. Ariko itangiye noneho niyo Babylonian cyangwa Kassite cyangwa Chaldean cyangwa Persian, none utangira kwinjira aho ibimanuka by'abazungu byaje byivanga n'amaraso y'abanyakimari, hatangira kuvuka abantu b'Abarabu n'Abanya-Iran n'Abanya-Syria bubu ngubu, n'abaya bose Abaroba baca batake bubu bose bahita bava muri icyo kintu, urumva. Bari kivanze cyane, biraza bihita bihirikana Misiri, hose arahirima, urumva. Noneho abanyakimari bari bose benshi barazimira, kuko benshi abataravanzwe muri ayo maraso baratsembwe. Noneho abantu nyabo basigaranye amaraso dusigara mu biyaga bigari na Horn of Africa nkariya muri Somalia, no muri Ethiopia, abandi bahungira za Chad, muri Mali, kuko abakomeje kuba mu butayu haruguru muri za Tunisia na Libya baravangiwe, abataliyani barabakwirakwira babafata ku ngufu, havuka abametise, rwa ruhu na ya maraso y'abanyakimari yose arashira, bahinduka Abarabu, ariko twebwe mu biyaga bigari kuri Nile aho itangirira turacyari babandi. Niyo mpamvu habaye campaign iteye ubwoba ihereye muri Vatican n'Abafaransa n'Abanyamerika n'Abongereza kugira ngo harimbuke bene mututsi, babarimbure, babateranye n'abahutu n'abiru cyangwa ababantu, babafashe kubarimba, bakorera ako kazi. Kandi niko byari bigiye kuba, abahutu ntimukabarenganye, bo bakoreye mu kintu cy'ubucucu, barabashutse cyane, barababeshya, barabaduteranya, baraza bafata bamwe muri twe, tutangira gukubita abahutu ibiboko, tukubita abazungu, baduhinduye nyine ukuboko kwabo, tukubita abahutu muri colonialism, tubakubita ibiboko, noneho kugira batera bamujinya nyine muri groupe y'abahutu. Abarangije baratwitaza barigenda, noneho barabadusigira ari benshi cyane, noneho dutangira gushyiramo campaign y'ifaranga yo kugira ngo bakwirakwize inyigisho zo kutwanga no kuzaturimbura. Ari naho byajyanye bikajya muri 1994, bakumva ko kabisa kiriya kintu kigomba kuba cyo kuturangiza. Ari nako gushaka kukijya muri biriya bice bya Kongo, abanyakongo nabo baracyakorera mu kintu cy'ubucucu cyo kutamenya inkomoko yabo n'inkomoko ya byose na kamere y'ukuntu ibintu bihagaze mu kwisi, n'ikintu umuzungu atureba, baracyabakoresha, ugasanga batatse abanyamurenge bamera nabi, barashaka kubarangiza bitewe n'ubucucu no kutamenya ibyo ari byo. So ibi byose ni ubutara, burakwiriye, buri necessary. Tugomba gukanguka, tugomba kuba enlightened, tugomba kuzamuka, tukaba abatara, tukareba, tukamenya, tukayoboka uko twarayobye. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ndabakunda, Imana irabakunda. Amahoro, Imana.